Bakunzi bacu b'Isaro Life TV, twongeye twagarutse tugiye kubagezaho ibindi bintu byiza cyane. Mwigire hino bakunzi bacu, twongeye tubereke ibindi bintu by'ingirakamaro ku mubiri wacu. Narababwiye ngo ngomba kubitaho, tukiyitaho, ubuzima bukagenda neza, tukigiza abaganga kure yacu, imiti yo kwa muganga kure. Burya umuntu afite amavitamine mu mubiri, afite imyunyungugu ihagije, ubwonko butekereza neza, nta mpamvu yo kujya kwa muganga gutonda umurongo kwa muganga. Nta mpamvu, ubuzima bugomba kugenda neza. Uyu munsi tugiye gutangira twifashisha watermelon. Watermelon ifite akamaro kanini cyane, ifite amavitamine menshi uhereye kuri A muzi akamaro kayo ku maso, ni ibintu byinshi cyane ikora. Tuzagenda dusobanura amavitamine ukwayo. Ikabamo vitamine C, ikabamo vitamine E, ikabamo vitamine K. Ni ukuvuga ngo watermelon ifite akamaro kanini cyane. Ni ukuvuga ngo watermelon ibamo za calcium, ibamo za copper, imyunyu, za potassium, ibamo n'undi mwunyungugu ugira inkoko, uva mu nkoko. Ni ukuvuga ngo wakoresheje ji ya watermelon, umuntu wariye inkoko ntacyo akurusha. Ni ukuvuga ngo ibintu byose ubu byibitseho. Habamo icyo bita selenium. Selenium iboneka mu nkoko. Ni ukuvuga ngo mbega ibintu byacu byujuje ubuziranenge, tuba twarebye ibyo abahanga bagiye babivugaho, tugatangara, tukavuga tuti ntabwo twabyihererana, tugomba kubibagezaho kugira ngo namwe mubashe kubikoresha bibagirire akamaro. Ni ukuvuga ngo rero iyi ji ya watermelon tugiye kongeramo icyo bita marakuca. Marakuca mwazibonye hano. Marakuca nacyo ni igihingwa cyiza cyane, gifite akamaro mu mubiri wacu. Nacyo kigira ibyo bita za fibre, birafasha cyane. Ni ukuvuga ngo ibi byombi bifatanyije na watermelon tugiye kubyifashisha ku bantu bagira ibyago byo kugira ikibazo cya sima, na zimwe muri za kanseri zibasira umubiri. Kandi noneho iyi ji igatuma igogora rigenda neza, habamo za fibre, za iron. Ni ukuvuga ngo ji yacu mbega ni ingirakamaro mu buryo buhambaye cyane. Iyi ji ni ukuvuga ngo ibintu byombi bikomatanyije bifasha umuntu gusinzira neza. Ubwo ni muri rwa rwego rwo kuba ubwonko buba buri gukora neza, bigatuma ushobora gusinzira ibitotsi byawe neza. Ikindi nanone narababwiye ni ibintu byacu by'umwihariko, ni ibintu bituma uruhu rusa neza. Uruhu rugomba gusa neza, imisatsi ikamera neza. Mbega ukunda gukoresha iyi ji, ubuzima buba buhagaze neza nta kibazo. Ni ukuvuga ngo rero ngiye kubereka uburyo ki tubitegura, hanyuma tukavanamo umutobe wacu. Ni ukuvuga ngo uyu mutobe wawukoresheje hafi ya buri gihe uba ufite intungamubiri zuzuye. Ibintu byacu tuba twabanje kubikorera isuku, mutazajya mugira impungenge. Tuba twabanje kubironga kugira ngo tugabanye igihe tubikoreramo, kugira ngo bitarambirana. Tubanza tukabikorera isuku, n'amazi dukoresha basa neza asukuye, ari amazi meza asukuye. Ntimukagire impungenge, ibintu byacu biba byujuje ubuziranenge. Ubwo rero tugiye gutangira dukata watermelon, tuyikuramo, tuyishyira muri blender yacu kugira ngo tubashe kubona wa mutobe tugiye kubategurira. Tugiye gukata igipande cya watermelon. Niturangiza dukate duto duto. Watermelon yacu tuyikate neza twitonze. Watermelon ifite n'amazi ahagije mu mubiri. Ukoresha watermelon
nta kibazo cy'amazi ushobora kugira mu mubiri wawe. Ni ukuvuga ngo umubiri ubona ibiwutunga bihagije. Tugiye gufata watermelon yacu dushyira muri blender. Murabizi watermelon rwose ifite amazi menshi y'ubwayo, kuvuga ngo ingirakamaro cyane ku mubiri wacu. Rero turi kuyishyira muri blender yacu kugira ngo tubashe kuza kubona wa mutobe umeze neza. Murabibona tuyishyize muri blender. Tugiye twongeremo marakuca kugira ngo umutobe uze kuba wuzuye. Tugiye gukurikizaho gukata marakuca zacu kugira ngo tuzivange na ya watermelon. Nabibonye marakuca nayo ni ingirakamaro. Hari abantu bajya bazireba bakumva nta mumaro zifite, ariko marakuca ni nziza cyane. Iyi ngiyi no ku bantu bafite ikibazo cy'umwijima, marakuca bituma, kubera isukari ya marakuca iba irimo ku rugero rwayo, bituma umwijima ukora neza. Bituma umwijima ukora neza kubera intungamubiri ziri muri iyi marakuca. Njye nababwiye ngo ibintu byose nzajya mbagererayo mbibazanire mbereke. Abantu bamubibona nyine bamungane mukavuga ngo imbuto ni iz'abana gusa. Reka da, n'abantu bakuru turacyazikeneye. Tugomba kuzikoresha ubuzima bwacu bwose. Ibi bintu buri wese aba abikeneye, umwe wese ku mubiri, ko bitabangamiye ku mubiri we. Mwabibonye tugiye kuzikuramo umutobe wazo tuwushyira muri blender. Tugiye gukuramo umutobe, dukoresha ikiyiko, genda tuwushyira muri blender. Marakuca zacu turazishoje, tugiye kuzisya, tuzisyane na ya watermelon, hanyuma tubone umutobe wacu umeze neza. Mwabibonye twakoresheje inusu y'amatunda kugira ngo tubashe kubona umutobe uhagije. Mwabibonye ntabwo ari gushyiramo udutunda tubiri, oya, dukora inusu y'amatunda, hanyuma n'amatunda nka 12 kugira ngo bize kugenda neza. Hanyuma tugiye kuwusya kugira ngo tubashe kubona wa mutobe wacu wujuje ubuziranenge. Muri kubibona tugiye kubisya binoge. Tugiye kubisya binoge. Mwabibonye
wacu tumaze kuwusya, igikurikiyeho tugiye kuwuyungurura kugira ngo tubashe kubona wa mutobe wacu. Turifashisha ijage n'akayungiro, murabibona ji yacu iranoze, tugiye kuyisya, tugiye kuyiyungurura hanyuma tuvanemo umutobe umeze neza. Muri kubibona, iyi ni imvange ya watermelon n'amatunda bita marakuca cyangwa se intababara, bitewe n'agace ziba ziherereyemo. Bamwe babyita intababara, abandi marakuca. Urabibona biba bisa neza cyane. Ibintu ku muntu uba ushaka kubikoresha kugira ngo bimugire akamaro, agomba kubikoresha cya gihe cya mu gitondo nta kindi kintu arakoza mu kanwa, nibwo bigira akamaro cyane. Nibwo bigira akamaro bikakagirira umubiri. Murabibona ji yacu turi kuyiyungurura, mwabibonye umutobe mwiza cyane ntacyo twaye. Uyu mutobe rero kuwukoresha mwabyumvise akamaro kawo. Umutobe ni ingirakamaro, ibyo twabanje kubabwira hejuru twababwiye mbere. Umutobe ni mwiza cyane. Ni ukuvuga ngo wanyweye uyu mutobe no kwisiga amavuta wabireka, uba usa neza pe, uba usa neza. Ni ukuvuga ngo biraza bigasesekara ku ruhu, ugasa neza rwose. Umuntu akakubaza ngo yisiga aya mavuta, kandi se ntayo. Ni ji wanyweye yonyine iri gukora akazi mu mubiri wawe. Ibintu mbabwira mbifitiye ubuhamya, niyo mpamvu mba naje kubibereka kugira ngo namwe mutangire mubyikorere. Urabibona ji yacu turayisoje, mwabibonye uko nguko imeze. Urabona ko mushaka kuyifungura, wavuga ngo wenda urirembye, usibye ko ikirahure kimwe kiba gihagije cya mililitiro 500. Mililitiro 500, igikombe kigaragara. Ni ukuvuga ngo kiba kirimo za ntungamubiri zose twababwiye. Ukabikora hafi ya buri gihe kugira ngo ubuzima bukomeze bugende neza. Muri kubibona ji yacu turayishoje, ni uko nguko iba imeze, mwayibonye. Muri kubibona ji yacu ya marakuca na watermelon, ni uko nguko iba imeze. Ku muntu ugira ikibazo cya sima rwose, igisubizo ni iki ngiki. Ntimuzabaze, mujye mworohereza abaganga. Ushaka gufata iyo miti yo kwa muganga, ariko wenda no mu buryo bwa naturere kunganirana n'ibi, ubuzima bukagenda neza. Rero bakunzi bacu, muri kubibona ji zacu turazishoje. Mukunze ibi dukoze, mwashyiraho like ndetse mugakora na share. Abatarakora subscribe, turabinginze mukore subscribe kugira ngo tubashe gukomeza kubona ko mutwishimiye ibyo dukora, hanyuma tubakorere n'ibindi. Mukore na share, mushyiraho amakomenti y'ibyo mwifuza. Ushaka kutubwira uti nkeneye ji ikoze mu kintu iki n'iki, watwereka uko twayikora, nkabibereka, nkabakorera ubushakashatsi ko bishobora kugenda, nkaza nkabibereka nta kibazo. Murakoze, naho ubutaha.